ngurana kwayo gukomeye nta wari uzi ko ikipe mu cyiciro yava mu cyiciro cya kabiri ikaza igakora ibintu nk'ibi mu by'ukuri Rutsiro ntago bayihaga amahirwe abantu benshi bumvaga ko ari ikipe y'insina ngufiya. Rayon Sport y'umutoza Gibukasa no kuba bafite delegation nshyashya ari ikipe yiyubashye bya bibazo bari bafite byararangiye no kuba baravugura amasezerano n'umuterankunga mushya. Niki kugeza kuri uyu munsi wa none umuterankunga yabemere miliyoni 15 z'amanyarwanda niba nibuka neza niba atari 20 gukarifa ikipe bakajyana muri kimwe cya kane kiranze cyangwa se mu makipe 8 ya mbere barabikoze. Byanga byakundaga Uduhimbazamusyi kagomba kugira gute, kagomba kumenwa aho ngaho cyangwa se kagaterekwa hariya ikipe ya Sport Mutatu Ruvumbu n'abandi barimo Javitar Orega na Sugere Neste n'abandi bari bose n'utarabasha kujya mu kibuga k'Uduhimbazamusyi bakabasha kugahuriraho bose nk'abakinnyi n'abatoza mbega staff yose ekipe ikagahura kuko umuhigo bari barasabwe n'umuterankunga mukuru barawukoze bamaze kuwushyira mu bikorwa. Niki wavuga kuri navuga Uduhimbazamusyi kagiye guhabwa ekipe ya Rayon Sport? Mu by'ukuri nkuko umuterankunga yabyiyemeje akaba n'intego yari yabakiriyeho. Urumva kubibaha rero kubahereza ibyo bintu yabemereye ni motivation ikomeye igiye kubasunika muri ya mikino izabahuza n'ari amakipe yandi 7 bagiye kuzahurira rero bagiye kuzahura muri kino cyiciro cyo guhatanira igikombe. Kuba rero bari barabemereye ino Uduhimbazamusyi k'amafaranga nakayabo urumva n'amafaranga menshi cyane birabatera ingabo mu bitugu birabamotiva cyane nubwo hagiye harimo utuntu tw'udukosa mu ikipe ya Rayon Sport twabibonye no ku mukino maze kurangira abakinnyi babona amakarita ya hato na hato y'imituku ashobora no kuzabagiraho ingaruka mu mikino itaha. Ariko kuba d'abord kuba babonye iriya qualification isi bahesha Uduhimbazamusyi bari wemerewe n'umuterankunga mukuru. Ibyo bintu rero bigiye kubasunika bibatware boosting morale muri kampu bagenda bitekerezeho bategereze uwo umunsi iriya mikino yo guhatanira igikombe izatangirira barimo bishimira intsinzi bagize babifashijwemo n'ayo mafaranga. Urumva uyu mukinnyi iyo yabonye amafaranga Uduhimbazamusyi agafite ku mufuka aravuga ati n'ubutaha ni intsinda ahubwo amafaranga aziyongera. Iyo rero umumotive gutyo agenda ashyiramo imbaraga noneho mu yindi mikino iri imbere noneho by'umwihariko banazamuza muri ya makipe agomba guhatanira igikombe nicyo banashakaga bigahita bibazana muri wa murongo mwiza wo gushaka igikombe dore ntibanagiheruka. Kuba rero umuterankunga yarabemereye ari amafaranga nabishyira mu bikorwa koko kayabaha bakagenda bari hariya muri kampu bameze neza batuje urababona bari abasore bashyashya ikipe ya Rayon Sport yazanye Ruvumbu n'umukinnyi wagaragaje tara yo ku rwego rwo hejuru. Mutatu yarabiyeretse abareyo nubwo no munsi yakoze amakosa tutareka kubivuga ikarita y'umutuku yihesheje. Sugira Neste yarimo aratsinda ibitego n'abandi banishimwe Blaise bande ba Amrani ba Eto urabona Eto yaragarutse arimo arakina neza cyane bizagenda bizakomeza motivation bagiye kubona bitewe na nuko babonye na qualification nubwo bitari byoroshye bigiye kubasunika bibafashe no kuzitwara neza muri no mikino iganisha ku gikombe. Hanyuma Rutsiro ya Bisengimana Juste turi gusa tuganisha turi kugenda tuganisha kuri Bisengimana Juste. Rutsiro irajira tunguranye igufatiye urucaca iyitsinze ibitego bigera muri 2 by'umusore Jihadi niba ntibeshye numwe mu basore banyuze muri ekipe ya Twara Doreste nibyo nahoze nganira na no mukameramani wacu Yusufu ubona bagenda mbere yuko tuza kuri mikoro namwe nise uyu sumwe muri ba basore bakinaga Twara Doreste ati nta gushidikanya n'uyu nguyu kandi koko rumwe mu basore batari ku rwego rwo kuba bakinira Twara Doreste koko biranigaragaza niwe ufashije ikipe ya Rutsiro kugera mu makipe 8 ya mbere. Kwigaragaza kwa Rutsiro kwavuye he mbere na mbere dukurikije no buryo ikipe yo muri ya hafi ya Rakrete Kongo niri yari bayo? Ikintu cya mbere cyasunitse iriya kipe ni staff yabo d'abord staff yabo yari bashyigikiye babwira ati nta kintu muzatuburana ibintu byose birahari birateguye. Hoteli Rutsiro nimwe mu makipe yiteguye mbere ifata hoteli imbere imenyeshwa ko izakinira ku Gisenyi iragenda rwose nta kibazo ifite yishyura hoteli iravuga ati twe tugakampika hano dukora imyitozo hano Rubavu tumeze neza nta kibazo dufite. Kuba yari ishyigikiwe n'ubuyobozi cyo ni icya mbere cyayisunitse kuba yakwitwara neza ikabona na marezilite. Icya kabiri cyayifashije ni abakinnyi barokirise niba abakinnyi
bafite experience ikomeye hano mu giciro cya mbere. Ba Nova Bayama yaragiye bahita bamuhereza captain aba yambara armband y'ikipe, urumva azana na yamurara umukinnyi waciye muri AP agaca muri Mukura agaca muri Rayon, urumva abafite bagage ikomeye. Yajyanye iyo bagage rero ayisunika muri ba basore yasanze Rutsiro n'abandi bagiye bazana bavanye hirya no hino, bituma ikipe igira determination kuganira. Urabona barambaramba yigeze kuba top scorer hano mu Rwanda kikina muri AS Kigali, yaragiyeyo, iyo motivation birazamutse. Kuba ufite abakinnyi nk'abo bakuru bamenyereye gutsinda, bamenyereye kwitwara neza muri championnat y'ikiciro cya mbere, akaza noneho bakaza bakiyungana babandi mwafatanyije urugendo rutuma muza mu kiciro cya mbere, bigenda bitera morale, bo babaganiriza bababwira ati bitwara gutya kugira ngo utsinde, tinaciye muri Rayon kugira muri APR, kugira iyo ushaka gutsinda APR cyangwa gutsinda Rayon uri muri APR ubigenza gutya, urumva babaganiriza kuri ibyo ngibyo. Nabo rero bikagenda nibatera imbaraga. Nk'uno musore bavugaga wakinaga muri Etoile de l'Est hano hirya Haji, urumva nawe kuba yaragiye agahita ahura nabo bakinnyi bakuru, bigahita byikubitira no kuri Tarawe yifitiye exceptionnel, byahise bisunika abo basore ba Rutsiro kwitwara neza, babona n'amanota ku mukino wa mbere batsinda Kiyovu Sport. Ikindi cya gatatu rero cyabasunitse ari nacyo mbona jewe gikomeye cyane, no kugira staff technique ikomeye imenyereye gutoza kandi iyobowe n'umutoza Bisengimana Justin. Bisengimana Justin ni umwe mu batoza hano mu Rwanda, wenda ntibakunda kugira amahirwe ngo babe batoza muri anayo makipe akomeye za Rayon Sport, za Peri na za AS Kigali, ariko mu by'ukuri ntibibujije ko ari umwe mu batoza bakomeye. Tunabikomaza ngo kuba ari umutoza wanyuze muri equipe ya Sunrise Nyagatare akayivamo akaza muri Bugesera, akava muri Bugesera za muri equipe ya Rutsiro. Just ubuhanga bwe butangiye gusa naho bugaragara. Ni ibintu byigaragaza kuko nimba ari mu itsinda rimwe na Rayon Sport, akaba ari mu itsinda rimwe na Kiyovu na Gasogi, ni ikipe zimenyereye ikiciro cya mbere, ari kumwe na Rutsiro izamutse. Ubu ngubu ayihaye qualification muri ayo makipe atahabwaga amahirwe, ari we wahabwaga amahirwe yo gukina, ahubwo muri ayandi 8 amanuka no kumanuka babibara. Ariko siko bigenze, arayikarifiye ayigeza mu makipe hatanira igikombe. Binashoboka ko nawe amahirwe nimba ari ku ruhande rwe n'icyo gikombe yagitwara. Urumva kuba rero Juste icyo namuvugaho, ni umwe mu batoza bakomeye. Yarabigaragaje muri Sunrise akiyitoza, yaragiye arangiza fazare igihe yatozaga Sunrise iri mu makipe ane ya mbere, kuko nta bibazo byari birimo muri Sunrise icyo gihe yitoza. Muri fazare iragenda kuko nta bibazo, abakinnyi babaga bariye neza, bahembwe, babonye prime ku gihe. Ikipe ya Sunrise iragenda yitwara neza bitewe n'umutoza Juste ukuntu yabaga yabatoje, yabaganirije, yabateguye neza. Ariko ntibyaza gukunda muri fazare turu kuko amikoro yaragiye abura muri Sunrise. Za motivation babonaga zigenda zigabanuka, ikipe igenda irerasha isubira inyuma. Ariko ntago byari bikuyeho ko umutoza atari umuhanga, kandi rero yamaje no kuyizeza ko izagwa mu kiciro cyane nta kibazo ifite, nubwo ibyo bibazo by'amikorere byo byari byayigonze. Ntibyaza gukunda rero ayivamo arigendera, kuko nawe yabonaga ari gukora nta motivation, umushahara ntuza ibiki. Aravuga ati izi conditions sinakomeza kuzikoreramo, aba ahagaritse. Bidatinze Bugesera bayamubonye, aravuga ati uriya mutoza ni umutoza ukomeye, tugomba kumufata akadufasha. Hanyuma tuva muri itsinda rya kabiri kugira ngo turebe n'andi matsinda y'iminota mike kugira ngo twubahirize igihe twagenewe. Gibukasa ukurikije uburyo yagenda agahindaguranya equipe kujya kuri uyu munsi wa none mutatu, nta uhari, byo bizamwafecta muri matches zikurikira. Afite ikarita y'umutuku. Memu na Sugira Ernest na Runi Muhire Kevin nawe utaramera neza. Hari icyo Bukasa ashobora kuzakora gihambaye mu mikino iri imbere, ukurikije no ko adafite izo ntwaro zikomeye. Twavuga ko ari zo nkingi za mwamba ngenderwa mu ikipe ya Rayon Sport. Wenda icyo twavuga kuri uriya mutoza wa Rayon Sport, mu by'ukuri ni umutoza, ni mwiza pe, ariko ashobora kuba arimo atoza ikipe irenze ubushobozi bwe. Kubera ko urabona ikipe ya Rayon Sport ni ya kipe igenda ikakwexpose. Nimba ko kuri umuhanga koko mu byukora irakwexpose, ukabigaragaza ko ubuhanga bwawe bukagaragara. Waba uri umutoza ukishakisha, naho irakwexpose koko ikagaragariza abakunzi ba Rayon ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru ko uri wa mutoza ukishakisha. Ikintu navuga kuri Bukasa rero no muri Rayon, urabona ko aracyari ntago ari wa mutoza wo ku rwego uri hejuru, nta nubwo nanone ni wa mutoza uri hasi. Araba ari hagati na hagati muri ba batoza baba baraho batagize icyo bishe, ariko batagize n'icyo bakiza, ku buryo wamubarira muri ba batoza bakomeye cyane bari ku rwego rwo gutoza ikipe ya Rayon Sport. Kuko byaragaragaye instability yagiye agira
mu guhindaguranya swad. Uno munsi tanto yakinishije runaka, tanto ejo yakinishije runaka, ugasanga urwo ruvangavanye rwo guhindagura swad yiwe 11 babanzamo bahindagura no munsi ataramenya ngo se Ruvumbu akinana n'uyu nguyu bigakunda. Ibyo bintu ntago arabibona. Icyo kintu rero kuba ataragifata ngo amenye ati 11 banje naba runaka uyu Ruvumbu n'uyu barahuza, Sugira na Mutatu barahuza, Kiza Hussein na Nishimwe Blaise barahuza, Eto na Rugwiri inyuma barahuza, Nige na Clement Mujyanama Fidel cyangwa se Kibungo barahuza. Umuzamu Olivier Kwizera se yabikora neza kuba ataramenya abo bantu 11 avuga ati abangaba nibo banje. Nicyo kintu giri gutuma mvuga ko ari wa mutozo ugiri hagati na hagati, ntago ari kugaragaza rwa rwego rwo hejuru, kuko umutoza wo hejuru wo ku rwego rwo hejuru abafite ba bantu 11 be bahoraho avuga ati mwe mbatumye intsinzi kandi koko bakayimuzanira. Urabibona ikipe ya APR 11 barabafite, uretse ko iyo ko muri kino gihe yari yizeye kubona amanota agagenda atunura effective kugira ngo arebe ko babasore be bose bari hamwe. Ariko umutoza Gibuka sa Rayon Sport we yagiye abikora ahindaguranya. Uno munsi yakinishije uyu ahindaguranya bitavuze ko hari icyo yizeye cyangwa ari ugutunura effective, ahubwo ari ugushakisha avuga ati nkinishije uyu byagenda gute, akabikora shakisha, ariko atari ukuvuga ngo nuko ari gutunura effective kugira ngo arebe umusaruro wa burumwe. Yes, hanyuma reka twinjire neza mu itsinda rya gatatu n'itsinda rya kane, ryo ndashaka ko ridatwara iminota igeze mu 10. Itsinda rya gatatu AS Kigali niyo yazamutse iyoboye, memu na ekipe ya polisi zirazamukana, ekipe ya Musanze ibi ya gatatu, Etenseri yo rwose nayo iraho ngaho hasi ni ya kane mu masegonda make. Kuba AS Kigali na polisi zarazamutse ngiye mbibonamo ko nta gitangaza, ahubwo Musanze yo kwa Trump nka ekipe ifite buri kimwe yiteguye, na Etenseri tuzi ko ari ekipe domena. Imwe muri izi ekipe nishaka gutungurwa yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Ikigaragara muri ino tsinda rya gatatu nkuko twabitekerezaga niko byagenze. Mu by'ukuri twategerezaga ko ikipe ya polisi izazamuka na AS Kigali wenda zikishakamo ibi ya mbere, ariko iyo twajyaga kureba uburyo ikipe zubakitse Rayon AS Kigali Polito yarorokirise iyo kirita neza. Abakire bayo bari aba Fabrice bashyizemo amafaranga barokirita neza, bakora rokirito nzima. Polisi nayo ku ruhande rwayo umutoza hari ingingo nayo yararokirise akora rokirito nziza z'abakinnyi yashakaga, ari muri defense kuri attaque naho hagati hose departement zose arazuzuza. Kuba rero zarazamutse ziyoboye hari aho arizo zazamutse muri ratsinda ni ibintu byagaragaraga buri mwe wese, ahubwo ikibazo ikipe ya Musanze yagize na Etenseri mu by'ukuri zari zagiye mu ikipe mu itsinda ririmo amakipe ubona ko yo ari nayo afite inyota cyane. Niyo nubundi iyo tuvuze amakipe hano mu Rwanda ashaka ibikombe duhera kuri APR Rayon Sport, ubwo duhita dukurikizaho polisi. Ariko iyi polisi naho yashaka igikombe akajana na AS Kigali bigoranye cyane kuzabona polisi yaje gukora challengement yo gutwara igikombe. AS Kigali ngira ngo nikeruka cyari igikombe cy'amahoro, cyo gihe urabyibuka igitwara, bisa nari ibintu bigoranye cyane gutwara igikombe kuri aya ma ekipe. Wenda Haruna bikomojeho AS Kigali ukurikije urwego iriho ndetse n'urwego rwa polisi iriho, na makipe ajya kunganya imbaraga, ariko ubona ikipe ya AS Kigali yari yubatse cyane kurenza ikipe ya polisi. Polisi nayo nimwe muri aya ma ekipe agendera kuri ya ligne yo kuvuga ngo dukoresha abanyarwanda bakiri batoya cyangwa se duteze imbere impano z'abanyarwanda. Kuba aya makipe amwe namwe kuvuga ngo bateze impano z'abanyarwanda imbere hagari bimwe mu bintu biri kuyekoma mu nkokora wa musaruro mu kibuga ukaba mukeya tugeranije ni ikipe ya polisi uburyo yitwatsinzwe inshuro ebyiri zose na ekipe ya AS Kigali. Dukurikije imyubakire y'amakipe by'umwihariko muri rino tsinda rya gatatu nyine byarangiye hazamutse polisi na AS Kigali, tukareba uburyo ano makipe yubatsemo structure abafite. Ikipe ya AS Kigali irafunguye, ntago iri limite ngo n'abanyarwanda dukoresha, bo n'abanyamahanga yabazana, nuko wenda ikibazitira n'umubare wemerewe kujya mu kibuga, ariko ifite ubushobozi bwo kuba yaba itunze n'abanyamahanga 10 mu ikipe yabo, kuko nta kiyibuza kubazana. Twareba rero ku ruhande rwa polisi bo bafashe ya gahunda yo gukoresha abanyarwanda gusa. None wajya kureba ugasanga ya polisi ni ikipe ishyigikiwe n'igipolisi cy'igihugu, nta kibazo cy'ubushobozi ifite, ariko wareba wa mubare w'abanyarwanda w'abakinnyi b'abanyarwanda ifite
wabagereranya nuko igomba gukinisha abanyarwanda kandi tuzi ko abanyarwanda beza hano mu gihugu bagomba kuba bari muri APR ubwo urumva ko polisi b'abanyarwanda beza ntiyababona baba bari muri APR kuba iba yasetinze ko ikeneye igikombe ibiterwa nuko nta kibazo cy'ubushobozi bifite ibishyigikiwe amafaranga bahari noneho bareba ukuntu bubatse structure yabo bafite ndetse n'ubushobozi baba bafite bagahita bishyira muri amakipe mu by'ukuri aharanira ashaka ngo igikombe ariko wajya kureba muri realite ukabona ntibikunda kuko b'abanyarwanda ifite ikinisha bonyine ni nk'aba kabiri ku baperi abambere b'abanyarwanda beza bambere bagomba kubanza kujya muri APR none babandi basigaye nyuma ya babandi babagwa mu ntege bakabona bakabagabana muri polisi za Marine za Kigali za Mukura za Rayon zaki b'abanyarwanda bandi basigaye ubona ko nabo bakandiraho murumva bahita bagabagabanwa na Rayon AS Kigali n'izindi za Etenseri za Musanze n'iki na za Kiyovu ugasanga APR babandi beza bo irabafite none n'abandi babakurikira wenda kuba mu bwiza ntibahite bajya direct muri polisi nibuza ngo uvuga ngo nayo yahangana ahubwo bakagabagabanwa na ya makipe yonda asigaye polisi nayo ikagenda ifata abandi bagiye baraho babaye kuba rero yaza kuvuga ngo yego ku rupapuro kubera n'ubushobozi bifite tuba tuvuga ko ihanganiye igikombe ariko muri realite ukurikije n'ibyo bintu maze kukubwira ntago byakunda hanyuma tuve kuri itsinda rya gatatu twigere mu itsinda rya kane naryo tsinda rya nyuma naryo turisesenguraho nyuma yo kurangira ku munsi wa gatandatu Espoir ya kipe yo hakurya y'ishyamba yitorezaga rwose aho bita mu Rusizi abantu barahazi rwose ni hafi hari y'ikiyaga cya Kivu ndetse na ekipe ya Marine niyo ma ekipe yagerageje kuzamuka mu makipe 8 ya mbere ikipe ya Sunderland cyangwa se Sunrise y'Inyagatare uko bakunze kwita na ekipe ya Mukura Victory Sport ya makipe arasigaye ijambo rimwe kuri Moses Basena uyu mwaka byaramunaniye cyangwa wenda nuko yahuye na turunwa ikomeye n'uburyo budasanzwe itarisanzwe ikinwamo kuri Moses Basena cyangwa se wenda n'urwego rw'abakinnyi ba ekipe ya